n'inyoni inyoni zifite udusawundi twiza. Abafana banyu babitegeho iki? Ubu sinabyita gute, ni bombe. Hari abantu bakunda kuvuga ngo abantu babyina, abasitari, abasari ngo baba ari ibirara, baba bakora ibibi. Nawe niko ubibona? Umunsi uko turi kuvuga ndabona ndi ikirara. Hello everyone, this is Kigali Magic. Dukomeza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe n'abatarayikora, kandi dukomeza kubasaba kuyikora, mukora kukazogera kari hirya, mukajya mubona updates zacu ko bije bikokeye. Uyu munsi tubafite umutumirwa, ndabizi arabashimisha, turagirana ikiganiro cyiza. Keep touch. Watangira wibwira abadukurikiye? Kwenye be Ubyina muri iyo crew? muri Guardian. The Guardian Dance. Ko hano tugufite urumwe kandi tuzi ko Guardians muri benshi ari timu nini, abandi byari bimeze gute? Abandi bameze neza, uretse ko genti utahanga nk'ubusani ashaka nk'ubusani, ariko nyine pati ya Guardians we irahari, ikibazo bameze kare. Bameze neza, uba duhereye ku isi kabisa. Okay, Guardians mwakoze hiti nyinshi zitandukanye, mwagiye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Nihe ndirimbo mwagiyemo bwa mbere, ya mbere mwagiyemo mugakubitamo kabisa mukemeza abantu? Indirimbo nyinshi nko kugenda nzibuka ikibazo, ariko gusa twagiyemo Electro ya NCT Tamani ikaba fresh kabisa, kirikora neza. Iyo mugiye mu ndirimbo gutyo, ese babaha amafaranga ku buryo amafaranga yagira ikintu mukemura mu bigenda ute? Of course, because ko ni akazi, umusani aba ari mu kazi ke na dance aba ari mu kazi ke, kuko habaho ubufatanye mu gufasha kujya mu ndirimbo bakatwishyura, kuko natwe atadufite nawe, kuko nawe aba yagushatse hamwe. Umusani n'uwishakira ntabwo ari umuntu mwishakira. Umushigo najya gushaka umusani nkamenya ko afite video niba ubatigita hasi hejuru, atigita kandi ubundi mugakubita umuzigo hariya mukamubyinira kabisa akemera. ubundi iyo wishyuye ugomba nawe gusoza akazi kawe. Niba atari ibanga n'amafaranga menshi wibuka babahenze kuri video, niba atari ibanga, ariko niba ari ibanga nta kibazo, wabibwira abadukurikira? Ni ibanga ry'akazi nta muntu uvuga umushahara we. Byiza cyane. Hano hanze hari impano nyinshi cyane, abana bakunda kubyina, abana babyiyumvamo, ariko ugasanga bafite imbogamizi nyinshi. Abo bana nicyo wababwira? Nicyo wababwira kugira ngo babone motivasiyo? Ndabizi hari abana babafata nka role model babo, hari abana bakunda cyane, nicyo wababwira? First of all, babikunde kugeza n'ababyeyi babo babona ko ari talent yabo, kuko kubyina ni ikintu cyiza, ni talent nziza. N'ababyeyi bakunda abana babo, abana bafite impano kandi impano zikomeye, ariko akamufunga akavuga ati urya ntuzajya muri biriya. Ababyeyi babagira iyo nama? Inama nabagira, icya mbere cyo kuba umwana akunze icyo kintu, icya mbere ni uko wamufasha tukamusezerana, ariko ufite kumukuramo kandi azi ko ari ibikundira kwibyinira, ukaba wamukuramo ugashaka kumujyana mu bindi bintu atiyumvamo, uba mutabizi, ariko ufite kumufasha muri ibyo bintu ukaba bikunda. Ababyeyi akenshi na kenshi usanga ufite byiza byo kubyina birabarangaza ibiga, kandi biriya bintu umwana ababikunda cyane, kandi iyo bikuranye abizi hari aho bimugezaho. Muzi ko turi no mu iterambere, icyizere ko noneho muri iki gihe turimo, uzi ko talent z'ubundi zizagira icyo zikora. Wewe ntabwo aba ari wagutsinze?
abanjye ntabwo byabura warwanye n'urugamba urwana nabyo mpaka ari kugera ku cyo ushaka bato ariko narabutsinze bato none ubu iyo babonye feedback zirimo si bicuza impamvu bagukaniraga ahubwo bataguha liberite ngo bijyemo utarinze urwana iyo ntambara yose ubu ngubu barabibona umunsi ubu ngubu ntacyo mbasaba ntabwo mbananiza ahubwo nanjye ndabafasha byiza cyane kubyina mu bimazemo imyaka ingahe hari namwe crew uyoboye muri iki gihe niko bikimeze ko izindi crew zagiye zicika intege za snipers zigatandukana nyine crew zose zagiye zicika intege hakabamo n'ibindi bintu bituma batandukana mwebwe muruka ari mwe crew uyoboye n'ubu niko bikimeze uretse ko bitandukanye covid ni ngombwa ko tudakora practice nk'uko twazikoraga ariko ntabwo bitubuza gukora video dushyira kuri channel cya Radiant kandi bose bafite platform ye Instagram TikTok zijyanye n'abantu bamenye bakibona ko tuhari ariko igihe I hope yuko covid nivamo ibintu bizamera neza muvuye mu kubyina mujya no kuririmba musigaye munaririmba ese muzajya mubifatanya bizagenda ute kubifatanya ni ngombwa kuko byose ni impano zanyu ngo uriya umubyinnyi bafite base y'ibintu byinshi cyane bafite basic gusa kuko abyina umuziki abyina beat wayana ataririmba inspiration yavuye hehe yo kuririmba ko mbere mutatangiranye nabyo n'ubundi mubyine mu maririmbe inspiration kije vuba yavuye hehe inspiration n'ubundi bifo twari tukiyifite ariko tubifite nk'ubusonisoni afite isoni zo kuba yakora ariko muri covid nakubwira ko twizemo byinshi ko after practice twakoraga na practice za vocals tukumva biti tukavayibinga mwese muraririmba cyangwa harimo wewe na Skin bazi kuri hezina muririmba iyihe njyana injyana zose turiyamye ariko injyana wenda turifamo cyane ni Afrodance murafatanya muzajya mubigenza ute muzajya mufatanya buri umwe wese azajya akora ukwe cyangwa muhurire ku bigoma bimwe na bimwe muzajya mubigenza ute buri wese ni ku giti cye ariko ubu ngubu tukiri mu ntangiriro muri collaboration ariko bitabuze ko umuntu yakora ku ruhande rw'undi akayikora ariko tukiri gufasha waduha kapera y'indirimbo yanyu kapera y'indirimbo yacu tukabahiriza ariko iyo turangije vuba vuba iri kuri YouTube ubu ngubu tuyakodinze muri iyi minsi ariko arakandi gashyashya nabavuga agapira gashyashya nta kibazo tera amatsiko abakunzi banyu nyotsa mfite kashi ndabikora neza uko ubishaka niba ushaka tujye mu micyombo ni gute kubakumva umukobwa mwiza nigera ugira igihunga amagambo yose bavuga ndatuzi ndakumva uri mwiza uranyumva nzongera none bisa come to me tell me what you want tell me what you need cause I'm a wow ndumva imana umuziki nyinshi kabisa kuraje abafana banyu babitegeho iki usinabyita gute ni bombe muzaritura ni kaboom Kigali kuko natwe turanyotewe muri industry ya music kuko icyiza wenda nizi mfite na mugenzi wanjye afite we are dancers
ibyo nakoraga mu zindi videos z'abandi basani uzajya ubikora mu zawe muzanjye si uko se cyane. nziza cyane. Ese ni role model wawe mu muziki nyarwanda cyangwa muhanzi nyarwanda ninde cyangwa nawe? nta role model wanjye. wowe uri role model wawe ku giti cyawe? nanjye numva ko mbyumva ariko sinakubwira ngo ndusha abandi, ariko nanjye numva ko mbyumva tumbizi ndumva ikintu ukora video abantu bakabireba bakambwira ati komereza urushaho kuri cya kintu wakoze, numva ari byiza gusa ariko akaba ari umusani nanjye nemera. umusani nemera ni Skino. muha aka message kihuse muri aka kanya wamubwira iki? Skino nubwo abantu uyu munsi wabuze ariko nawe gukoreye, ariko Skino ahantu rameze neza, nziko ameze neza. Skino ko atamuze ni junior, ariko Skino ndamukunda mu musani nanjye. Okay, byiza cyane. Iyo urebye ni izihe feedback zaje nyuma y'indirimbo yanyu mwasohoye yitwa gute, iyo iri hanze nshyashya? ni izihe feedback mwakiriye ku bafana banyu? feedback zari zimeze ute? iyo twasohoye bayita Nisanzemo, Skino Kid featuring Kwenye Beat. iyo ndirimbo ko bwari ubwa mbere nzi ko ari keza fresh, yabyinitse bimeze neza, twatanzemo agasho, ariko kuko yari iya mbere twagiye twakira n'inyama feedback batubwira ati dukomerezaho uzamure ku kintu wakoze mwongere n'ikindi kintu n'ikirenze, tubyumvishe neza abantu bacu. niyo mpamvu iya kabiri azaza ari bombe. iranahari ariko ntabwo nyine irajya hanze, turacyabiki muracyatubikiye nawe sinababwiye ni bombe ikabombe i Kigali. ubitekerejeho? oya ntabwo mbitekerejeho. uri kubanza gukora ikofi. uracyari umwana ntabwo ndi umwana, ni umusore, ariko ufite byinshi byo kubanza kwiyubaka. ariko n'ibintu biri kumwe ndakunda. iyo wakunze biba bimeze urugero iyo nakunze cyangwa ushobora gukundana n'umuntu akavuga ati rero parika umuziki wuvemo kubyina bivemo. hari byari byakubaho? ije kugenda ntabwo umunsi ntabwo uri ibyo ngibyo ukubuza liberite yawe aho ngaho bihita birangiye. biri ku ruhande rwanjye, my own business. ntabwo biraza kumbwira icyo ngo tureke ndeke ibyo ngibyo bikiri urukundo. since ubwo nyine yabwiye ko ari mufite. hari abantu bakunda kuvuga ngo abantu babyina, abasitari, abasari ngo baba ari ibirara, baba bakora ibibi. nawe niko ubibona? umunsi w'uko turi kuvuga ndabona ndi ikirara. ndabona utari ikirara rwose. ndi ikirara. n'ubu ibitekerezo by'ibirara ndumva afite ibitekerezo bya kera. muri iki gihe turi mu iterambere. muri iki gihe ntabwo bikiri ahubwo gukurikirana akazi kawe, ahubwo ugafasha undi mu kazi kuko gusa ntawe kubangamiye. ikibi ni uko wajya kubangama, ariko numva yuko kuvuga ngo ntabwo kuri yameze ngo ni ikirara genda bikunda kandi ntawabibona. reka Kwenye ntawabibona. wowe uratwika kabisa. iri zina se ryavuye dusobanuriye, ndumva riri bizarre ukuntu. kugira ngo uri bizarre Kwenye Beat nawe urajya urumva ko Kwenye Beat naje Kwenye Beat nakisekera cyane. Muri high school. high school wize he? high school
twize muri Kigali Ikigo kirimo abarimu yeah ikigo cyiza gifite iyihe karite yo gutanga ubumenyi? gifite karite nziza batanga uburezi bwiza kuko narize hari icyo byananiye hari n'icyo byanyejeje icyo kigo nize Kimisange muri high school. Uri umwana w'Igikondo, birazi kwemera birazi uri umusitari wa Gikondo. sinavuga ngo ndi umusitari Oya uriwe ariko kuki why not utabaho? nabagwa ariko muri mu nzira ariko gusa muri dance yanjye muri kare ya dance yanjye nzi ko banzi gusa ntabwo birenze ku rwego rwatangiye ariko gusa mu busani niyo mpamvu ubusani bizamfasha Mu bijyanye no kuririmba bizamfasha bitewe na muri dance yanjye bitewe n'izina ufite mbese. Mu bijyanye no kuririmba hari ukuntu ujya gutangira ikintu ukavuga hariya hari mukuru wanjye yatangiye umuziki kera ni umusani, reka mbanze mugisha inama. Nta muhanzi nyarwanda mwigeze mugisha inama ngo ababwire abafashe nawe? muziki ikibuga nyine ni iki wababwira aka kanya? bafashanye hari ukuntu aba stars batandukanye bajya bavuga industry y'umuziki nyarwanda haba harimo ibintu byo kudafashanya, haba harimo ibintu nk'ibyo. Ese nawe niko ubibona? Nihe nama wabwira abahanzi kugira ngo nyine bajye bafashana barumuna babo, kugira ngo nabo hagati yabo bajye bafashanya, kuko gufashanya ni ibya mbere bigeza n'abantu kure n'ibi. inama nabagira hari nk'abasani bahagaze neza ubu bahagaze neza njyewe bwije ukuri njyewe nko ku rwego n'umusani wenda runaka mfite aho ngeze wenda nko muri music gukora bari kuzamuka abanyotewe abafite kandi byiza abafite musicality kabisa nziza ariko igihe ukabafata niba abantu nka babiri cyangwa batatu ukabafasha nabo ukabafasha ukabazamuka nabo hari icyo baguha hari ibyo bakwinjiriza ariko abafashe ariko nshaka kubyikora nawe wenyine niyo message wari ubafitiye. dusoza reka mubaze utubazo tw'amatsiko. Isi iramutse ituwemo n'abagore cyangwa abagabo bafite karagiteri zawe nyine bameze nkawe, yabimeze ute? Wumva yabimeze ute? byaba ari show yaba ari kabomu kabisa, byaba ari show bameze nkawe gusa urumva bitaba ari show najya mutwika noneho hari iva ni bombe ni ukumeneka ko ntabwo ndi umwana bameze nanjye kumva ikibazo cyane. akandi kabazo k'amatsiko, mu nyamaswa zose zibaho nihe nyamaswa yaririmba ukumva ntabwo iririmbye nabi? njye wenda sibura kubwira sinzi n'inyoni inyoni zifite udusawundi twiza ntabwo yaririmba nabi. Urakoze cyane. Dusoza, ni iyihe mesaje waha abakunzi bawe, abagukurikiye muri iki kiganiro muri rusange, no kugira ngo bakomeze kubashyigikira? Utubwire platforms zanyu, ubahe detaye zose zanyu. The Guardians
namwe byo kuririmba? igihe ikintu cya mbere nabwira abantu banjye ntabwo ari abafana banjye, njye ni abantu banjye banshyigikira, banyankuje, nanjye mbahereza ibintu bagomba kumva byiza, kuko hari no mu bantu banjye hari abantu bagiye bambwira ide bigende gutya, urumva already ndabafite kandi bakiriye neza indirimbo zanjye. nk'ubu ngubu mfite platforms nyinshi, mfite Instagram, igira feed, ibyo ni ibisanzwe, Twitter irahari. Kuri Instagram koresha ayahe mazina? nkoreshaho Musafiri El Kentasia. YouTube hariho ikigo, abafana ntabwo rwose bazagira ibirori, ntabwo nzatuma batuza, ntabwo uzatuma batuza, sinzabikunda, nzagumya mbasunikire, basunikire. ni bombe, ni kabumu Kigali. murakoze cyane, mwumvishe ko umusani wacu twari twabahereje uyu munsi avuze ngo ni bombe, mwitege iki bombe kiraturika kabisa. Mukomeza no gukora subscribe ku batarayikora. Twari turi kumwe na Queen B, abafitiye byinshi byiza, ntimuzacikwe n'ingoma ze. Muramuzi, asanzwe abyina muri The Guardians, ariko ubu bagiye no mu muziki, industry y'umuziki. Bafite impano, mubashyigikire, babafitiye byinshi kandi byiza, babafitiye projet nyinshi ziri muri studio, ntimuzacike intege, mubashyigikire. Mukomeze mukore subscribe ku batarayikora, ibiganiro byacu nakagaruka.